muri defense equipe ya Rayon Sport ariko muzamu duhesa kuyate abwira Fabrice ati byorere ati ntugire ikibazo ati ntugire ikibazo ndahari. Fabrice umupira kwa Emery Bayisenge, Emery ararangara gatoya cyane umupira arawutakaje. Attention imbere zo Vipers ndani kora makosa komeye cyane. Emery aramangamanga bamuha umupira awufunga nabi birangira bawo mupapuye birangirira mwizamu terekamo igitego cyiza cyane. Shoti kabisa, shoti ryakure cyane, terekamo igitego cyiza cyane mu London. Ikipe ya Vipers kimwe Rayon Sport Murera ubusa ku munota wa kangahe. Abareba bakangura wa kabiri wonyine. Amakosa akozwe na defense ya Rayon Sport aturutse kuri Emery. Ibi bintu mwazanye ariko ngo by'ababorango by'abantu bakina na rebe babwiye umudefense nubona bikomeye hanagura umupira ukuremo. Urajya gucenga ushaka gukina na bagenzi bawe, ibyo ni ibiki byateye. Nibyo bikoza kuri Rayon. Emery azana utuntu two gushaka gukontrola, ashaka gupasa. Mwana w'umugande warihe bijyanjaro n'ebinyebwa arawumpopo yabere uko bigenze. Rekuri ntosho umuzamu dirisa ko yatari kwega bamupima imbavu kabisa birangira umupira ugiye mu izamu. Tego cyiza, ishoti ryakore kabisa hanze ya boxe gatoya. Ngo kwemeze rero Vipers kimwe ikipe ya Rayon Sport ubusa nuko bimeze. Kosa ya defense rwose wabitaye Sudiani yarakenewe kuko iyi defense yaba abavandimwe ya Emery na Rushema n'aba bahungu ngo ne ba Fabrice, iyi defense ya batatu uyu mutoza yitwa Rotfi sinzi uko bizagenda kugira ngo ibi bintu abicikeho. Umupira kwa Fabrice, Fabora gacomeka afunga inzoka, comeka pase Emery yayimonezo goal. Murutsiro tukigari Veabimana Rayon. Yewe mbega igitego kidasanzwe be gashokora mbega Gift hano muri stade regional Nyamirambo. Muri pere dore Habimana Yves ngo aratangira ubutumwa, dore Habimana Yves ngo arasinyisha bya nyabyo, dore Habimana Yves ngo arateresha kashe, dore Habimana Yves ngo arigarurira imitima, dore Habimana Yves ngo arakurura imitima y'abareyo. Abantu bose Kigali baririmba Habimana Yves, Nyarugenge baririmba Habimana Yves. Rayon Sport Mubicu passe mu buryo buri triangulaire magique. Gerageza witwa Emery Bayisenge atanga passe vertical, shaka witwa Adama Bagago, Adama control imari, Adama ikavinga neza ariya muri center. Crochet extraordinaire, crochet magique, crochet ikinyagihumbi. Arangije atsinda igitego kizandikwa mu bitabo. Fungura konteri y'ibitego muri Rayon from Rutsiro to Kigali. Ariko atsinda igitego gituma abafana basesurumeza, abafana bamwe bararira. Rugangura umupeta atsinze igitego cy'abagabo, igitego cy'abataka, igitego cy'abagrandjoueur. Kigarara ititiza Rayon Sport kimwe Vipers kimwe.
igitego cyiza kabisa cyaba rutayizamu dusanga tubona ku mugabane w'Uburayi yatakiye baro yagenderaga hasi nk'imbarabara ayatakira ku itapi abafaransa babyita gukupa trajectoire kuyobya icyerekezo cy'umupira umupira birangiza werekeje mu ncundura kabisa igitego cyiza cyaba rutayizamu reba uburyo witambika ugatera racket kuko ntabwo watera garisha umupira utabanje kuwutegura kora amakosa imbere y'izo tambwe Bujumbura Kigali Rayon yitwa Tambwe Grua ngo Rayon Sport Murera Mubicu yes bayita Vipers yabanje igitego ku munota wa kabiri w'umukino igitego cy'umwana muto cyane Moses Waswa bitegereza ko witwa Bimana Yves sindi igitego cyo mu bitabo asaba abanyabugeni asaba abanyabukorikori kuza bagashushanya igitego atsinze kizibukwa muri Rayon ndetse witwa Tambwe Gruari Ngongo aravuga ati ntabwo utegereza second half reka dushimisha abarayo babashije kuza muri pere reka dusinyishe reka dutanga ubutumwa mu bakeba nubwo Amerika twarangiye benshi batatwizera reka tubereke ko batwizereramo Tambwe Ngongo Gruari areba neza cyane amakosa y'umusore w'umunyakongo Kinshasa yitwa Kevin Daisiriva Badi ndetse n'uwitwa Livingston Murondo bakora amakosa ibintu by'umwiryo barabakosora Tambwe Gruari ku kantu kamaniye bebe arangije arakontorora n'indyo shyira mu maso shyira ku mwamba umupira imari yijyanamo Chuchuma Vipers bayibwira ati gasopa kujeje agati munozi Hero Kigali aba mu majyepfo murari aba mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo inyarugenge bw'ibishura bamaze kubisasa tapi zitukura abana bari kunyuraho bemye Murera hejuru titiz abe kunda Rayon Sport turuka inyuma kora super comeback kora remontada bishyura shyiramo icya kabiri Vipers Ivan Jackie Minette asubira mu bitabo abakinnyi basubira mu myanya yabo bati Murera yatuzukiye Chuchumamo Rayon Sport ikora ibikwiye Rugangura Axel kabisa abarayo baserebura ku buryo bukomeye cyane Tambwe Gruari Ngongo sore kipe Sport yamuguze ari iwabo kabisa umwana w'igihe umupira hejuru y'Itanganyika bamukuye muri Musongati kontrola ahangaha ishoti cyane hano mwubikano uteye ubwoba akoresheje imoso nawe ringanira n'abandi cyane ati nimutere amatsiko ni menshi araza Sumo Asman mwisura Szoboszlai ndani Asman ndikumana kutoka BJ Asman ndikumana kutoka ndani Bujumbura uyu musore wabaye igitangaza muri Greenwall uyu musore waje kuvayo yigira Turukiya imari muri Turukiya ntiyamukundira agaruka Bumamuru uyu musore aza kwerekeza Cyprus ariko birangije Murera y'Imana imucyuye Murera y'Imana imuzanye ngo mu rugo Murera iravuga ati ngwino ubyinirwe Murera ngwino bakubyinire Kamucerenge ngwino bakubyinire imbyino zo mu Rukari Nyanza
ngwino bagutereka amata yo ku ruhimbi, ngwino bagusabira imigisha ngo abareyo. Yitwa Ndikumana Asman. Yes, nyuma y'amasaha make cyane ni Dominique Szoboszlai wa Liverpool atanze urugero. Uyu musore ngo yarebye formule neza, imara arayikontorora, imara yirekura ukundi arahumeka, arangiza titiza incundura, titiza Pere Stadium, titiza abakeba ubakange, chuchuma bebe, titiza Mubicu ni ikipe ya Rayon Sport baba. Mubicu na Ndikumana Asman baba. Mubicu kunda chimwe. Rayon Sport 3, Rayon Sport shyiramo fimbo. Usanze n'ubundi mugenzi we Ken Hani arasigana none Asman igo ubusitani bw'abareyo. Ndikumana Asman yitwa Ndikumana Asman aravuga ati igitego kimwe cyonyine bashobora kugira ngo nakiguyeho, bati kufura bashobora kuvuga bati buri wese yayitera, ati cyangwa penaliti nicyo kimwe n'imipira y'imiterekano. Ariko aravuga ati reka imari mbanza nyitunganye, reka imari mbanza nyikontorore, imari mbanze nyishyire mu cyerekezo, maze agenda cucuma. Ekipi ya Vipers baba, titizamo Pere Stadium, titiza Kigali, titiza Nyarugenge, titiza Amajyepfo, titiza Amajyaruguru, titiza uburengera bwaryo, uburasirazuba. Imari y'abareyo yabonetse, zahabu y'abareyo yabonetse, diyama y'abareyo yabonetse. Nababwiye ngo mu Majyepfo za Nyanza nimutegura amata ku ruhimbi. Nyamuneka uyu musore akwiriye amata, uyu musore ni kizigenza. Rutahizamu Shaitwan, rutahizamu impeccable, rutahizamu terminator, rutahizamu joker. Uyu ni rutahizamu utanga ubutumwa. Uyu musore akontorora imari y'abeza, akucengera Kevin Ndahiro, yari mino witwa Kevin Daisiriva Badi, arangije inyuguzo witwa Waro Murondo Livingstone, maze arangije